nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri ino tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena umwaka w'ibihumbi 2026. Turagatse muri studio muri ano masaha tugiye kureba amakuru y'ingenzi agezweho akantu ku kandi. Turanyarukira mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rwabaye amahina hagati y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC ndetse n'abarwanyi bo mu mutwe wa 23 umutwe w'inyeshyamba ufatanyije na Twirwaneho. Aka gace kavugiyemo amasasu n'ibitero bikomeye cyane, intwaro ziremereye, intwaro zoroheje guhangana ku butaka bizakomeje kugenda byumvikana. Ubu amakuru ari kutugeraho no kuri ino show cyangwa se kuri ino saha aravuga yuko ibitero by'imirwano cyangwa se imirwano yabayimukiye mu kirere, imirwano yabayimukiye mu kirere, ibitero birimo kumvikana ni ibitero byimukiye mu kirere nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda abigaragaza. Cyakoza icyaje kubaho nanone nuko muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru naho harimo kuvugwa inkuru zidasanzwe zirimo kuhaboneka muri Nyiragongo ndetse no mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba FC23 bakomeje gusiga ibirindiro, bakomeje gushyira intwaro hasi, bamwe bakigira mu basivile bakikuramo inifomo bagasubira mu buzima busanzwe, aho bivugwa ko hari n'abandi barimo guhunga bagahungukira mu gihugu cy'u Rwanda kugeza kuri iyi saha, aho ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba amakuru yaturukaga mu mujyi wa Goma. Ni amakuru avugaga ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari kirinzwe n'umusirikare umwe rukumbi, umwe rutoki. Uyu nguyu rutoki umwe niwe wari urinze ikibuga cy'indege cya Goma hano rwose, ukumva ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero bije bikurikira ugusuranamo gukomeye cyane ndetse no kutumvikana gukomeje kuvugwa muri no mutwe n'ibitero buri hejuru bitari buze kuborohera. Rero reka ninjirire mu makuru y'imirwano, ugusubiranamo kwa FC23 ndaza gusa nk'ukugarukaho. Turimo tugana ku musozo w'aya makuru. Muri Kivu y'Amajyepfo ho muri ibi bice byo muri Plain na Ruzizi, hano muri Plain ndetse n'ibice byo muri Haut Plateau humvikanye imbunda ndetse n'amasasu biremereye cyane, cyangwa se humvikanye umuriro w'intwaro zidasanzwe ku kigero gihambaye, ku buryo kuri ubu ngubu AFC23 yongeye gushyira hanze y'amatangazo. Murabizi ko iyo uwo bita Lawrence Kanyuka, uyu ni umuvugizi wa 23, iyo yifasha agahaguruka agajya kuri Twitter kandi kagashyira hanze amakuru nk'aya ngaya avuga ati ibitero byibasiriye abaturage. Murabizi kiba cyabaye, murabizi ko biba byagenze, ngira ngo ni trick mwamaze kuba mwamenye. Hari abaturage bagera kuri 7 gutyo 8 bivuga ko drone mu by'ukuri ubwo yarasaga bakomerekeye muri ibyo bitero. Ariko nanone turaza kwibaza tutese ubundi aba baturage barimo gukomerekera mu bitero bari kubarizwa mu myanya igenzurwa n'inyeshyamba gute bari mu birindiro by'inyeshyamba. Icyo nacyo kikaza kugenda kiba ikibazo. Gusa benshi bakavuga bati mwitondere n'aba bantu barimo kugaragazwa, kuko bivuga ko mu by'ukuri ngo bishoboka ko zaba ari cyo twakwita nko gusikaminga cyangwa se kugaragariza isi yose ko ari abaturage barashwe, nyamara ngo bishoboka ko ari ibintu byaba byapanzwe, kubera ko mu baturage bagaragajwe mu bikomere byagiye bigaragara bivuga ko mu by'ukuri bitizewe neza. Ariko abaturage bakagaruka bavuga bati oya, hari abaturage bakomerekeye muri bino bitero. Ni ibitero rero byabanjirijwe na attaque ikomeye yakozwe n'uruhande rwa 23 buriya ngo nibo babanjije ibitero. Bahagurutsa kamikaze igezeyo iraraswa, gusa ntago yaje guhanurwa, ariko yarashwe ntago yongeye guhaguruka. Hanyuma itatangira ibitero byo ku butaka, habaho kurasana gake n'abasirikare ba FARDC ndetse na wazalendo bari muri ibyo bice. Hanyuma rero icyaje gukurikiraho nibwo AFC23 rero yaritangiye noneho guhura n'inzozi mbi itigeze ibona. Uyu mutwe wa 23 ukimara gutegura icyo gitero ukigabye ku birindiro bya FARDC byari mu gace bita Mekenye muri bino bice bya Poezero. Murabizi ko tuno duce uko dukurikirana tujya kuri 5 tumaze kubisibanura ry'imirwano, kugeza ubwo ngiye numva ko ibi bice nta n'umuturage, dukurikije ibitero bivugwa n'imirwano ivugwa, ibitero FARDC ivuga ko ibitero 23 ivuga ko byaba bihagabaga kandi bikagabaga ku baturage. Abaturage nabo baramutse bahari navuga ko baba batumva cyangwa se baba barashiritse ubwoba, nkurikije uko
AFC23 ibivuga. Reka twikomereze. Hanyuma rero AFC23 ikimara kugaba icyo gitero kikaza guhagarikwa, FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, polisi yose muri rusange ya Kinshasa yahise itegura icyo bita twavuga ko ari contre attaque, kongera kugaba ibitero bisubiza ku bitero byari byagabwe. Nibwo noneho habaye icyo bita ibitero bimwe bajyaga bavuga ati va ku giti dore umuntu, cyangwa se mu by'ukuri abagabo bararutanwa rwose. Nibyo igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakoreye AFC23. Biravuga ko uyu mutwe wa 23 bawurashe kugeza ubwo bamwe mu barwanyi bavuze bati uru rugamba nitwongera kuba twarugarukaho muzatwita abasazi, cyangwa se muzavuge muti ntabwo dutekereza. Ubu tuvugana hari abaturage benshi batangiye gusaba abana babo babarirwa muri Twirwaneho babwira bati mwabana mwe, abagabo bagiye bajya muri Twirwaneho bakaza kujya gukorana na AFC23, ababyeyi barimo bararira, barimo barakubita amavi hasi bavuga bati mwitandukanye n'izi nyeshyamba zatuzaniye urupfu, zatuzaniye akaga hano muri Kivu y'Amajyepfo rwose. Ati mugerageze muhagarike ibyo bikorwa. Icyaje kubaho rero, twikomereje ku makuru y'igitero, bivugwa ko hari indege ya Sukhoi 30 cyangwa se Sukhoi 32 ndetse yaje gukurikirana na drones, hari kamikaze. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite drone nyinshi. Uyu munsi bashobora guhitamo gukoresha kamikaze, ejo bagakoresha CH-4, ejo bagakoresha KT-6, kubera ko bafite ubwo burenganzira. Bora na KT-2 ni drone nayo ijya gukora nka kamikaze, ariko urumva ko hari uburyo ziba zitandukanye bitewe rero n'urugamba bagiye gukora, cyangwa se na operation bagiye gukora, cyangwa se n'uburyo ki bagiye kurwana. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo guhitamo uburyo bagabamo ibyo bitero. Hanyuma rero hano muri kano gace biravuga ko indege ya Sukhoi yaje guhaguruka, indege ifite ikoranabuhanga rigezweho, indege ifite ubushobozi bugezweho. Ubu tuvugana nta kibazo cy'ibikoresho kikirimo kugaragara kuri kino gisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kubera ko bafite icyo navuga ko ari ubushobozi buhagije. Bafite ubushobozi buhagije, barihagije mu bikoresho, by'umwihariko noneho ku bitero byo mu kirere cyangwa se ku gisirikare kirwana mu kirere. FARDC yamaze kubaka ubushobozi navuga ko buhambaye. Nta kindi rero cyaje kubaho. Sukhoi yahagurutse. Sukhoi mu kumara guhaguruka yaherekejwe n'ubundi na za drone. Hari uburyo buriya zigendamo, ugasanga drone irabanje, Sukhoi ije ikurikira ikagenda igakata, ukabona Sukhoi iragarutse, drone, bitewe n'ukuntu nyine babagiye babipanga, ndetse n'uburyo ki umwanzi aba yagiye nawe yigabamo amatsinda, cyangwa se afata amapozisiyo. Bivugwa ko abarwanyi ba AFC23 bahuye n'uruva gusenya muri kino gice. Amakuru aturuka muri bino bice aremeza ko hari imyobo AFC23 yari yacukuye, twagera nk'indake. Hanyuma mu kumara gucukura imyobo hejuru bagashingaho intwaro, ku buryo ki byagoranaga ko abari ku butaka bari buze guhangana n'uyu mutwe. Ndetse bivugwa ko bari bakoze bisa nk'indake, bakarasa, ubundi harasa habo kurasa no masasu. Isasu ntabwo buriya rifite ubushobozi bwo gupfumura mu butaka, bikaba bibaye ngombwa ko ahubwo bo mu by'ukuri bikingira biboroheye. Nta kindi kintu rero cyaje kubaho. Ibi bitero by'indege bimaze kuza, ibintu bakoreye uyu mutwe wa 23, ahangaha bari bashyize za defense zabo, ahangaha bari bashyize amapozisiyo yabo, imbunda zirasa z'imisada, imbunda ziremereye. Ari nacyo indege buri bimaze ikora ibyananiranye. Indege zikora ibyananiranye. Bivugwa ko indege zatabye abarwanyi ba AFC23 n'izo mbunda zabo, abandi bariruka basubira inyuma. Kandi buri ikindi kintu ugomba kwamenya, ntabwo indege ishobora kurasa inshuro zigeze muri 5. Ntabwo bishoboka ku munsi cyangwa se mu masaha make. Indege irarasa
nk'inshuro ebyiri ikagenda kandi iba ibizi ko icyo yakoze yagikoze, kuko iramutse nyine nayo ikomeje kugenda iza bayihanura. Bivuga ko rero drone ndetse n'izi Sukhoi zakoze umuzenguruko zikurasiye abarwanyi 23, zikurasiye twirwaneho, sibo basubiranagamo. Uyu munsi ikintu kigiye kubaho nkeka ko kidasanzwe, n'agahinda gakomeye, n'umubabaro n'ishavu biza bisanga n'ubundi abarwanyi benshi cyane 23 bakomeje gupfira mu mirwano, bakomeje gupfira mu rugamba. Abi hano muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi turimo kugarukaho uyu munsi wa none humvikana imirwano, kandi 23 ntiri gucika intege. Uko bamwe bapfa niko n'abandi barimo kwiyongera. Ubu tuvugana abo bita Kaziba hapanze ikintu bita umusirikare, umurwanyi wa 23 ugomba kwerekeza ahangaha Minembwe. Uyu n'umusirikare wa 23 ugomba kwerekeza Minembwe kujya n'ubundi muri bya bitero. Ngo buriya hari gahunda ikomeye cyane irimo gutegurwa n'uruhande rwa leta ya 23, kuko ubu bamaze kwiyadopta nka leta ya Kivu y'Amajyaruguru, plutôt nka leta ya Kivu yigenga, ubasha gufata mu by'ukuri ibyo bice bya Minembwe, ariko biraza kubagora. Tuvuye hano muri kino gice wumva abasirikare barimo gupfa, ariko 23 ikongeramo abandi nabo baravuga bati murica 5 tuzane 100, mwica 100 tuzane 200, mwice 200 tuzane 500. Sinzi rero amaherezo uko biza kurangira, cyangwa se uko bishobora kuba byarangira. Ikindi kiro rero ugomba kuba wamenya, si imirwano yavuzwe muri utwo duce twonyine gusa, ahubwo zimwe muri axes zigiye zitandukanye z'urugamba, aho bita za Bushwira, aho bita za Mpiti, Mbiza, muri teritwari ya Kabare hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mbere yuko tuhava naho habaye ikintu bita urugamba rwo Magasa, habaye imirwano ikomeye, habayeho gukozanyaho, habayeho guhangana. Navuga ko gukomeye cyane cyangwa se kudasanzwe, kuko amakuru ari guturukayo nawo aragaragaza ko habereye ikintu bita imirwano. Ubundi nta bandi bahanganye cyangwa se nta bandi bashe gukozanyaho, ni imirwano hagati y'Abazalendo n'abarwanyi ba 23. Biravuga ko abarwanyi ba 23 bashyigikiye n'ingabo z'u Rwanda barenga 12 bahasize ubuzima, 2 bafatanwa n'intwaro zabo, ndetse ngo ari na benshi bakomeretse. Ni mu gihe ibi biri gukurikira n'ubundi amakuru ari kuvuga ko 23 irimo igerageza gusatira kino gice cya Uvira, nk'uko mukomeje kugenda mubyumva. Aha hantu muri Kivu y'Amajyepfo hazwiho kuba hatunze inka nyinshi cyane. Mw'abantu mwe, bino bice mwumva birimo kuberamo imirwano, kugeza ubwo abaturage bafite agahinda bavuga bati inka zacu, bamwe mu bagiye bahunga bavuga bati inka zacu zagiye zitwarwa n'inyeshyamba. Hari ishyo ry'inka abarwanyi 23 bafashe bajyana hano za Kamanyora, za Katogota, bafata ibigo by'amashuri, aba ari byo bagira ibiraro, aba ari byo bagira inzuri z'inka. Abana, kuko abana ahangaha barahunze, nta mwana ukirimo kuhabarizwa, abana barahunze. Kumva yuko rero birimo kuba ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se birimo gusiga akababaro gakomeye cyane. N'ahangaha muri bino bice bya Minembwe, ahangaha za Miti muri teritwari ya Kabare urimo wumva, ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye, rero abaturage bakomeje kugenda bahunga. Mu makuru arimo kutugeraho rero, nyuma yo guhitana abasirikare 12 bama 23 hano muri teritwari ya Kabare, muri kano gace ka Mpiti, ndetse hano muri Mbiza, Bushwira, utwo duce twose tutarumoye abarwanyi 23 bamaze kuhagwa. Biravuga ko ari 12. Hanyuma akaba inkomere nyinshi, bikavuga ko abagera kuri 2 rwose bafashwe, ndetse video yabo igaragaza nyine bafatwa ikaba yashyizwe ku karubanda, babazwa ibibazo byinshi bagomba gusubiza, cyangwa se bagombaga gusubiza. Ubona ko ari umwe wari uziritse, amaboko azirikiye imbere, undi ataziritse, ndetse iruhande rwabo muri no video bari bafite imbunda ya Launcher 7.
Museveni bazengurutswe n'abarwanyi ba Wazalendo ari nabo babafatiye ku rugamba iruhande mu by'ukuri rwa shitingi y'umusirikare nyine wa Wazalendo, nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda bigaragaza cyangwa se akomeje kugenda bitangaza. Gusa abarwanyi mu bigaragara bari bafite agahinda, aho bonaga ko bakajya hino bafite n'umujinya, ariko urumva nyine nta kindi kintu cyangwa ko nyuma y'uko bafashwe bagomba kubakuramo amakuru. Abangaba bagomba gutanga amakuru ayo bafite yose. Buriya amatekwa iyo ifashwe nta kindi kintu kibaho usibye kuyikuramo amakuru. Nicyo cya mbere kigomba kuba cyakorwa. Byaba ngombwa ko ishyikirizwa uruhande bayifatiyeho, cyangwa se ifungwa, cyangwa se n'ibiyoboka nuko bimeze. Aba rero bakaba berekanwe, bagize byinshi basobanura, ariko n'ubundi ni hahandi twivira rero muri tuno duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Wumva turimo kuberamo imirwano, twafatiwemo abarwanyi 23 ahantu bita muri teritwari ya Masisi. Abantu benshi bakomeje kugenda babaza bati se ko turimo twumva Nkokwe ngo yafashwe, Nkokwe Tombe, agace kari hafi ya Rubaya Tombe, bimeze bite? Ni iki kirimo kujya mbere? Ni ukwe kuri guhari? Ese mu by'ukuri ni ayahe makuru ya nyayo yasobanura byimbitse ibirimo kuba cyangwa se ibirimo kuba byakorwa? Ibi kandi bikurikirana n'amakuru avuga ati umujyi wa Goma waba urimo gusatirwa n'abasirikare benshi ba FARDC baca mu bice bigiye bitandukanye, kubera yuko nk'ubu tuvugana hari video hano ndimo kubona mu by'ukuri bigaragara ko hari gahunda ikomeye cyane ihari ngo yo kwerekeza mu mujyi wa Goma. Amakamyo agera hafi muri 5 apakiye abasirikare ndetse n'ibikoresho, bivuga ko hari n'andi ari inyuma arimo yerekeza mu bice bisatira umujyi wa Goma. Nta nubwo ni menshi cyane mw'abantu mwe. Mu by'ukuri bivugwa ko ari bimwe mu bikoresho bya FARDC birimo gushyirwa ku mirongo y'imbere mu gutegura urugamba rugomba kuza hano umujyi wa Goma. Ikimenyimenyi mu mujyi wa Goma, amakuru yaturutseyo bivugwa ko guhera ku munsi w'ejo, nta nubwo ari Goma gusa, no muri Nyiragongo hagaragaye abarwanyi benshi cyane bamo 23. Aba barwanyi baje kugenda rwose basiga urugamba, bagakuramo uniform zabo cyangwa se impuzankano za AFC 23. Mu gusoza gukora ibyo bikorwa, bivugwa ko hari abahungiye mu baturage, bivugwa ko hari abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko bavuga bati cyangwa se bamaze gutangaza yuko ibitero birimo gutegurwa hano bishaka nyine bikomeye. Bikavuga ko bano barwanye no mu cyatumye bahunga urugamba, hari gahunda ihari yo kubohereza mu division agiye atandukanye, nta muri Kivu y'Amajyepfo harimo kuba imirwano, ndetse no mu bice bya Uvira bakajya kurwana. Nyamara ngo barabizi neza ko aboherejwe yo mbere hagarutse mbarwa, cyangwa se hasigaye mbarwa, kubera ko ibitaro byuzuye inkomere. Bakavuga bati se ubundi twebwe ubundi bagenzi bacu tubarusha iki? Twebwe bagenzi bacu tubarusha iki ku buryo twumva ko tuzagenda tukajyayo tugatsinda urugamba, tugatsinda FARDC, tugatsinda iyi Wazalendo bita General Mutayomba muzi ibigwi aherutse kubaka hano muri Rubaya mu minsi ishize. Ibifaru byaratwitswe, abasirikare bararashwe, abayobozi ibitero byarabawushije. Ubu ngubu nta muyobozi ukirariwe. Bya bindi abarwanyi 23 bari barihaye ibintu byo kujya barara mu mahoteli, barara ahantu heza, ubu nabo bongeye kuba inyeshyamba nyine nk'uko ari inyeshyamba.
ibyo bintu rero nibyo uyu munsi tuvugana birimo kuba ingaruka z'imirwano ikomeje kugenda yumvikana, z'ibitero bikomeje kugenda byumvikana mu duce tugiye dutandukanye. FARDC irasabwa gukora iki kugira ngo itsinde runo rugamba rero, kubera ko ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naryo rikomeje gutegura mu buryo bwose bushoboka, kugeza ubwo kuri uno munsi AFC 23 yaje gutangaza ko igishyiraho abayobozi mu bice zigiye zitandukanye. 23 rwose iracyarimo kwemeza abayobozi, ibintu byababaje abantu cyane, bavuga bati se ni gute turimo niba murimo kurwana kuko abaturage mukaba muvuga ko ibitero birimo kwibasira abaturage benshi bamerewe nabi, gute murimo kugaruka hano tukabona mwibereye mu byo gushyiraho abayobozi, mu byo kwimika abayobozi, murimo gutegura abayobozi. Ati ubwo mwaba murimo gutegura guhagarika ibitero cyangwa mwanezerewe ahubwo n'ubuyobozi, mwaryohewe n'ubuyobozi, ibyo mwashakaga musa nkaho mwabigezeho, kubera ko ubu tuvugana tuvuga ko AFC M23 bimwe mu bice yifuzaga by'amabuye y'agaciro irabifite rwose. Abandi bakavuga bati ariko nubwo ibifite ni iby'igihe gito, nta gihe kinini izi nyeshyamba mu by'ukuri zifite hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero. Gusa nanone urumva ko ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma tuvuye muri ayo makuru, hari kiri gutangazwa kuri FDLR ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kuki Amerika yahisemo guhana FDLR mu mwanya wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndebyo uruhande uwitwa Rizinde M Shafi yavuze. Abasesenguzi benshi ngo bari gusesengura ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira Colonel Gustave Kubwayo, umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye muri FDLR, na Colonel John Maninzenze ushinzwe ubutasi muri M23 nk'intambwe nziza yo kutabogama mu gukemura ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukibaza rutise kuki aho gufatira ibihano Kongo bafatiye ibihano FDLR, abandi nabo bakayisubiza bati kuki aho gufatira ibihano u Rwanda bafatiye ibihano M23. Mu by'ukuri urumva ko ndihangana rikomeye cyane rikomeje kubaho. Mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo, ahubwo ngo biriya bihano birimo kujijisha isi. Uru ni uruhande rw'u Rwanda, ndetse icyambere ngo hari ukwirengagiza ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'impamvu iriho. Ibyo benshi bavuga ko mu by'ukuri bidasobanutse, cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko ibi bihano byagiye bifatwa bibogamiye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iti oya, ntabwo bibogamiye. Urumva ko bikomeje kugenda bitoroha na gato. Macenga akomeye cyane muri ino ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo akomeje kugenda yisukiranya mw'abantu mwe. Mbona ko ibintu bikomeje kugenda byihinduranya nk'amakarita, byabaye nk'umukino w'amakarita. Reka rero ngewe aya makuru yacu muri uno mugoroba, cyangwa se kuri itariki ya 8 mu masaha ya nimugoroba cyangwa se ya nijoro, bitewe n'aho uri, tuyasubikiye ahangaha, kubera ko nyine amakuru aba akomeje kugenda yisukiranya ari menshi kandi yose ntabwo twavuga icyarimwe. Niyo mpamvu tugenda tugaruka tubagezaho amakuru, tubagezaho amakuru. Ndasaba rero abantu mudukurikiranye mu nkande like, munyemerere dukande like kabisa. Like imitima muri comment, like imitima muri comment. Niba ushyigikiye Bosco Mutaramu cyane, niba mu by'ukuri unezezwa n'ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho, nyemerera ukora icyo kintu, hanyuma nanjye umbaza uti ubwino buri amakuru ari. Reka rero njye mbashimire mbikuwe ku mutima, babwire nti mwakoze abo twabanye iyi minota yose tureba uko ibintu byifashe. Turagaruka mu kanya kari imbere tureba n'andi makuru y'ingenzi aza kuba agezweho.